hari abantu benshi mutazi Kigali mwana navukiye Scoville wari umaze iminsi dutanga muri Kongo mukujya nitambika isasu nkabanza ngarifata tek kamera wana akarifata amakoro za puisasu ubwira uretse kurasa fande banze ndi imbere wanzurira se ndi imbere tugere tugarire na General Makenga aduye ikiganiro gashye na politike twe tuzayikora akanarize muri politike ngo nibijya bikunda buriya kandi twebwe inkuru nyinshi tuvuga rugare abamotari babazi tubwiye ko bagiye batwara abantu ndabakabibabwira mwiro neza abanyarwandakazi bakunzi ba MNTV show no muhungu wanyu Musiga benshi bajya bavuga ngo baramukunda njye n'abantu babivuga ariko sindabona akanyenyeri kanje gasona ariko nje ntabwo nje kubasaba amafaranga nje kubatumira cyangwa kubabwira bimwe mu nkuru nziza ko MNTV igiye kongera gukora tugiye kugaruka mu murongo twari tumaze igihe kinini twikusanya dukubitinza ibipfunsi turebe se babimeze gute so murumva rero ko ari ikintu cyiza iyi niyo chaîne ngiye kujyanza gucisha ibiganiro tuganire bimwe mu biri guca biri kuvuza ibihuha muri no mihanda tuganire bimwe mu bintu biri kuvugwa cyangwa bihari iyi niyo cani zagicaho kuri kwa nyako ubu nangiye kuba umusesenguzi ako ni nsesengura ntibazamfunga ngo barabose nga benshi ngo bafunze barabasesenguzi bangiye kujya nsesengura nka mushuti wa vava bita rya mushuti yitwa Korode Pasteur Korode ako pastor nimukaribishyireho wane ko atari umupastor yahanuriye n'umupeti we bane uvuga nabi bise rero ni viwa none ni viwa so kuromba kare biri sereze okay bya bintu se impano yari ifite kuva kera cyangwa ni ibintu biravuka yarabivukanye by'umuryango okay ko bavuga ngo mwitabe nibyo amaho okay ngo n'umwana wabivuze singewe urumva rero iyi ni chaîne kabisa izagiza igaco tuzagenda turagira abatumirwa benshi tuzagenda tugira abatumirwa benshi bamwe mu bo muzajya n'ubu ngubu muri commentaire uramutse ubishatse tutangira commentaire uvuga ngo dutangira muri commentaire uvuga ngo dushaka uno muntu ninde muntu mwifuza ko twazana dore ko tunabafite imwe muri challenge tuzatubakoresha yitwa top 1 challenge ni challenge mwari mumaze kumenyera kuri TikTok na Instagram izajya yifashishwa mu bijyanye no kuba abatumirwa bamwe mu mafoto akaba so ni challenge tubafite ibikorwa byinshi kandi byiza bizagenda bibafasha bya buri munsi so rero icyo usabwe wowe no kuba update ugakora subscribe nk'ibisanzwe wamara gukora subscribe ugakoresha se share ukabanagire mu buryo bwa support ukadusupportinga mu buryo bwose bushoboka kuko MNTV tugiye kuba turi mu buryo bw'ibiganiro tunabategurira projet yindi ya movie tunabiseguro cyane tubasaba imbabazi kuba hari movie runaka twagiye dutangira ntizirangire byaterwaga n'ubushobozi twari dukennye mwabantu muri bintu twakoraga no bukene twabaga dufite tukigora twabakorera movie zitaninjiza n'amafaranga tubarenge ndafashe dushoye by'ibihumbi 200 kugira tubanezeze ariko n'ubundi bikanga n'ubukene bwaduteraga nka My Life in High School twayikoreye muri station kuba nari umunyeshuri tukora muri station nuko ubundi twakoranaga nta kazi yagiraga nta mafaranga nyine twari dufite yo kuba project nyinshi twagiye dukora zagiye zihagarikwa n'ubukene twabaga dukennye cyane bro n'udufaranga duke tuje tugata tutwikenuramo twari dukennye reka tubibabwire nibwo bwa mbere tuvuze bino bintu kuri kamera movie zose mwabonye ntizirangire n'ubukene bwabiteye twebwe turabakozi tuzi gukora project tunabwira abantu bashora mari ko mwabonye ko dushoboye mukabona ko dushoboye ibintu bya cinema mukabona ko tuzi gukora story nziza amashusho asa neza mu bukene bwacu wadushoye mu mufungo kare wa movie dukora mu gihugu izi movie ngo muna zinyegeye byanga mu gihugu bari twara kubisa kanyafu kunda gutya gake ariko kubera ubukene kwako n'amafaranga dufite kubera ko nta bushobozi dufite bwo kuba twakora ibyo nyine bikanga tukabura kuntu tubakomereza zimwe muri filime mwakunze ariko ubu ngubu nta kubatengoha nubwo nanone ubwo bushobozi budahari ariko ubu biruta kera ubu ngubu dufite ubushobozi bwo kuba twakora filime karangira buki ariko dukeneye n'umusponsor rwose bagize mu diaspora wicaye hirya gahita yitereka akajya dukandira ati mukore uzi rero twakora filime nziza twakora projet nziza isobanutse yanditse neza imeze bien so rero mudusupporting man mudusupporting mutube hafi sibyo ubu kano kanya nk'aba viewers bacu support twebwe turi kubasaba no gusupporting ibikorwa byacu bimwe na bimwe tugiye kujya tubagezaho by'ibiganiro ibya kubazanira abatumirwa tubagerera imihanda tubasesengurire bimwe mu bintu biri kuvugwa sibyo hano uzajya usanga inkuru ya nyayo y'ukuri
tutarimo ikinyoma na kimwe. So rero kora subscribe nyine nk'ibisanzwe nkuko kare nawe mbibabwira. So ubwo rero abahari asubona abahari ubu ngubu ko nabonye twaprodiga ejo aba subscribers bacu ni bahuye n'ikibazo bagurishije telefone email barazibagiwe byagenze gute. Mudufashe kabisa urumva tumaze like hari umwaka ntaho ngiye gukubita bura filime ya nyuma twakoze si Broken Heart. Urumva ko twe tumaze igihe kinini tudakora ubu rwose turagira ngo tubagarurire mutugarurire icyizere mwumve ko ubu ngubu nta gahunda yo guceceka ihari. Analyse zazi no ziteye ubwo ko dufite analyse dufite amakayi dufite turi no mu byitwa geometry cyo kujya tugenda muri geometry tuzenguruke muri za kategori zose ariko se none ibi ni kimwe abanyarwanda NTV niyo televiziyo ya mbere izigi sibyo rero ntuzagotwe ntuzacikwe ntuzabe mu banyuma uzabe mu bambere. So rero turasaba mwe no mu makampani ashaka kwamamaza dufite ama TikTok arebwa dufite Instagram munaduhibiraka kuduhibiraka abantu bashaka kwamamaza rwose tubamarize kuri platform zenge zose ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Hari Facebook, hari Instagram, hari TikTok, hari YouTube. Njyaho bwejo bundi ikintu cyantunguye Facebook ntabwo ari nzi ko kuri rwego bibaho. Facebook uramaze nongeye kuyikoresha yamaze imyaka nk'itanu ntayikoresha. Akejo bundi natangiye kuyikoresha nyine ndi mushya nanone ni nko ndi mushya ariko ndi kwicara amagini bro. TikTok ndi kugeronga ugasanga video yanyu ifite like 20, 15, igihumbi kandi ifite na views nyinshi. TikTok ntabwo nayikoreshaga ariko ubu nibwo ndi kuyikoresha nkabona ko nayo none n'urubuga runaka bishobora kwamamarizaho. Instagram twica amadaimoni, TikTok turangiza abantu gura abantu bafite amakampani bazi tubamamarize. Nubwo ari ako kazi gusa dukora n'akazi k'umufotografe abantu bafite ibintu by'ubukwe abantu bafite show yari yose party house party birthday bride shower baby shower ahantu hose nyine ishow yose ari yose twe ni ubukwe bwabo bubera hanze y'igihugu kuko abakameramani bacu bose bafite ibyangombwa barafite ama passport n'ama visa hose kandi ku giciro gitoya tukaguha amafoto meza tukaguha video nziza tukaguha highlight nziza. So rero murumva ko turi abantu tugiye kujya duhora dushyigikirana twe turi tayari yo gukora turi standby tumeze gutya tugiye gushaka amafaranga uyu mwaka no gukora. Murumva umwaka no gukora ni umwaka wo kudushyigikiramo mw'abanyarwanda mwe mutwifashirize pe mutubabarire izina ry'Imana pe. Abenshi no muri abo bakameramani nta babyeyi bafite abenshi si bose turi imfubyi mudufashe nuzajye ududuhikiraka ujye umenya kufashije imfubyi hari umuntu utumye urya ko bwawe twe ntago tugusabye amafaranga ya deye muntu duha akazi dukore fashe imfubyi urumva kandi ku giciro gike abandi birwa babahenda si uko babishoboye barabahenda ntibanabishoboye ntibize nta certificate ibyemeza ko ari abakozi abakameramani bacu barize. Urumva rero ubwo ni update ntabwo nje kuba ikiganiro kinini ni update nyine kubumvisha ko iki runaka ko twagarutse kuri MNTV show twagarutse mu buryo bw'ibiganiro mu buryo bwa cinema no tuzagenda tubabwira uko bemeze twakira abatumirwa nyine nkuko wumva show yukuye tubakubita urusho rwa danje tugera imihanda tumenye se bimeze gute byo tunabatembereza igihugu. Hari abantu benshi mutazi Kigali mwana navukiye yego yatubereka uburyo imijyi mu mujyi bimeze no mu ntara tuzatwikaragayo manza twikaragayo tugiye kujya dushaka inkuru. Scovi wari umaze iminsi dutanga muri Kongo mu kujya nitambika isasu nkabanza ngarifata tek kameraman akarifata amakoro za puisasu ubwira mu uretse kurasa fande banze ndi imbere wanzurira se ndi imbere ndifate neza. Urumva so rero ni muri ubwo buryo rwose mutube hafi ni muri ibyo nari ndimo mbabwira rwose ko mugomba kudushyigikira mukaduha akazi muri Kongo tuzajyayo zira nkuru Scovi ntago azongera kuzidutanga tugere tugarire n'aba General Makenga aduha ikiganiro gashya na politike twe tuzayikora akanarize muri politike ngo nibijya bikunda buriya ngo ntibisaba ko warize ibintu uvuga ubihagazeho neza kandi twebwe inkuru nyinshi tuvuga rugare abamotari babazi tubwiye ko bagiye batwara abantu ndabakabibabwira motari wanjye rwose ariko abantu ngo basige bamufana sibyo bona commentaire ngo nifanira motari wa Musinga abamotari nari nzamubazanira ahangaha abafite inkuru nyinshi cyane. Urumva tugenda tubabwira uburyo bimeze imihanda uburyo yesta inanga nimuzabitindeho rero kwa ko turi tayari ndumva amakuru y'ingenzi nababwiye ndeke kubatindira
gusa mukore subscribe. So rero banyarwandakazi nanone ndabashimiye niba uzi ko usoje iki kiganiro, tugiye kujya gusa muri commentaire niba twari byo kino kiganiro ukaba ukigejeje ahangaha, shyira agatima muri commentaire. Fasha imfubyi pe, fasha imfubyi n'ukuri turagusabye. Urakoze cyane Nyagasana aguhe umugisha. Yari kuri MNTV TV y'Abanyarwanda, ibyishimo by'Abanyarwanda.